Ndabasuhuje mbifurije kugubwa neza mwese mukurikira ibiganiro n'amakuru mashya tubagezaho. Aka kanya hashize iminota 10 yonyine aho bwana Bamporiki Edouard yanditse ubutumwa buteye agahinda, ubutumwa yanditse anyujije kuri Twitter nyuma y'iminsi rero avuga ko ari mu maboko ya RIB, ndetse RIB yatangaje ko afungiwe iwe mu rugo, n'umukuru w'igihugu akaba yaratambukije itangazo rimuhagarika mu kazi. Nyakubahwa Bamporiki Edouard yanditse kuri Twitter agira ati: nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, narahemutse, umutima wanze kuma amahwemo. Bavandimwe, nshuti zanjye, namwe bankurikira kuri uru rubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke, nkaba nafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi. Ndatakambye. Iri rero ni ijambo cyangwa se ni ubutumwa atambukije mu gihe inkuru zikomeje gutambuka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko yahagaritswe ku buyobozi, ndetse ko akekwaho ruswa aribyo RIB yatumye imufungira mu rugo iwe. Reka rero tunyure muri comment aka kanya zimaze kujya kuri iyi tweet cyangwa se ubutumwa bwa Bamporiki Edouard. Isantizi yaremye ati: rwose ngenda kubabariye kuva ubyemera, ariko rero usenge ntujyanwe mageragere. Emirie ati: imbabazi zirimo kuza ndazibona, uzampe 1/10 cy'iyo ndonke wari wakiriye. Dusabumungu Ange ati: arakumve rwose ngiye nguhaye imbabazi. Undi ati: ubwo wemeye icyaha ukababarirwa rwose minisita, ati ni indangagaciro zikomeye, ishyuke ku ntambwe uteye. Undi ati: ndumva mfashwe n'ikiniga kubw'ubutumwa bitumye nanjye numva nazi gusabira kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu Paul Kagame ndetse n'umuryango mugari w'abanyarwanda. Undi ati: akoshemana akose basi ntuzongere singo none. Undi ati: hakurikizwe itegeko kuko ndakeka ko nta muntu hanwa utasabye imbabazi, kandi turanazitange pe. Turakubabariye rero, reka dutegereze itegeko icyo ribivugaho. Ati: usabye imbabazi yarazihabwa kandi ntayo bitabaho. Undi ati: kabisa nuko atari uzitanga naziguha kuko nta muntu utagwa mu ikosa. Ati: bakubabarire pe. Hari n'izindi message nyinshi harimo ngo ni bake bakora nk'ibyo ukoze. Undi ati: rahira so. Hari uwayisaseka, ndetse n'abandi bagiye batambutsa ubutumwa cyangwa se comment zikurikiye ubutumwa Bamporiki Edouard yanditse kuri Twitter. Barimo uwitwa Muhire Philibert ati: wasuzagirwa no kunutsa. Undi ati: ndakubabariye. Undi ati: ukwiye kubabarirwa, umugabo ni uwemera amakosa ye akabwirwa akanayasabira imbabazi, rwose ni byinshi n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka mbibutse ko Bamporiki yakurikiranyweho ruswa, yategetswe kutarenga imbibi z'urugo rwe. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB nirwo rwatangiye iperereza kuri Bamporiki Edouard, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ryatangiye nyuma y'uko Perezida wa Repubulika afashe umwanzuro wo guhagarika Bamporiki ku mirimo ye mu itangazo ryatambukije ku munsi w'ejo. Ubutumwa bwashyizwe kandi ku rukuta rwa Twitter rwa RIB bugira buti: Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo. Umuvugizi wa RIB Murangira Biseri yabwiye itangazamakuru ko umugenzacyaha yategetse Bamporiki kutarenga urugo rwe. Ati: mu gihe cy'iperereza niyo haba hari impamvu zikomeye zo gukeka ko umuntu yakoze icyaha cyangwa se yagerageje kugikora, umugenzacyaha cyangwa se umushinjacyaha ashobora gutegeka ukekwaho ibyo byaha ibyo agomba kubahiriza. Ati: bimwe mu byo umugenzacyaha yamutegetse harimo no kutarenga imbibi z'urugo rwe. Ingingo ya 67 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha niyo yashingiweho Bamporiki ategekwa kutarenga urugo rwe. Ni mu gihe ingingo ya 80 yo ivuga ko iyo hari impamvu zikomeye zituma umuntu ukekwaho icyaha ashobora kudafungwa, agategekwa ibyo agomba kubahiriza. Bimwe mu byo ashobora gutegekwa ni ukuba mu karere kaho uwamutegetse ibyo agomba kubahiriza akorera, kubuzwa kujya cyangwa se kutarenga ahantu hagenwe atabiherewe uruhushya n'uwamutegetse ibyo agomba kubahiriza.
Ategekwa kandi kutajya ahantu cyangwa se kutaba ahantu ku gihe iki n'iki no kwitaba urwego rwagenwe mu gihe byagenwe. Muri 2019 nibwo Bamporiki yagizwe umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Muri 2019 umukuru w'igihugu amuha inshingano zo kuba umunyamabanga muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Andi makuru yo mashya tuzagenda tuyabagezaho uko nayo agenda tugeraho. Bashimire mbifuriza ibihe byiza kandi mukora subscribe ku muntu utarayikora. Ciao ciao. By'umuryango ni icyemezo cyanyu nyakubahwa chairman, iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo ngo wateze umutego, ariko namwe aba bahemukira nyakubahwa chairman. Ushobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko none iyo wiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Nitudafata ruswa nk'urundi rugamba turwanya mu buryo runaka dushobora kuzatsindwa, ariko tugomeze kuzirikana ko abanyarwanda badatsindwa kandi n'imishinga yapfuye ariyo bene banze gupfira. Duhagarare tweme tube barugero. Umugore aguhaye inka ukayemera, ahandi ari umugabo wiguhaye witwa umugaragu, ariko iyo uhawe n'umugore ukayemera witwa idebe. Ndi idebe ryawe. Umugore aguhaye inka ukayemera, ahandi ari umugabo wiguhaye witwa umugaragu, ariko iyo uhawe n'umugore ukayemera witwa idebe. Ndi idebe ryawe. Umugore aguhaye inka ukayemera, ahandi ari umugabo wiguhaye witwa umugaragu, ariko iyo uhawe n'umugore ukayemera witwa idebe. Ndi idebe ryawe. Umugore aguhaye inka ukayemera, ahandi ari umugabo wiguhaye witwa umugaragu, ariko iyo uhawe n'umugore ukayemera witwa idebe. Ndi idebe ryawe. By'umuryango ni icyemezo cyanyu nyakubahwa chairman, iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo ngo wateze umutego, ariko namwe aba bahemukira nyakubahwa chairman. Ushobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko none iyo wiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Nitudafata ruswa nk'urundi rugamba turwanya mu buryo runaka dushobora kuzatsindwa, ariko tugomeze kuzirikana ko abanyarwanda badatsindwa kandi n'imishinga yapfuye ariyo bene banze gupfira. Duhagarare tweme tube barugero.